MT ya ubu rero tayari ngiye kukwereka uburyo wakorera amafaranga menshi cyane nimba nta mushahara wagiraga kimba ugira wabuze amafaranga ungana umushahara ngiye kukwereka uburyo wakorera amafaranga kandi bitakubangamiye. Aya ni amafaranga menshi twatangiye kuyarya. Reka nze nkwereke uburyo bikorwa. Mbere na mbere urakanda kuri Play Store yawe kugira ngo Play Store mwese murayizi. Uraza hano muri search ushakemo app yitwa Telegram. Utegereze uri kubona nge Telegram irimo nayapuritsemo. Ubwo wowe icyo urakora install. Nimara kuba install ukande open. None numara gukanda open wowe icyo urakora creating account kugira ngo ni ibintu byoroshye umuntu wese yashobora gukora. Hanyuma nusoza ngiye ndabashirira link muri description. Uraza ukande kuri link ndagushiriramo. Ubwo barahita bakubaza guhitamo Telegram kimba Chrome, hitemo Telegram kandi just once. Tegereze ifunguke. Barahita bakuzana kuri dashboard. Urategereza barakuzanira dashboard, ariko dashboard yawe ntabwo iraba imeze gutya. Ni uko na creating account. Dashboard baraguha bwa mbere haraba hari ijambo start, uyikandeho then bahita bakugeza kuri dashboard imeze gutya. Tuti rero binjiza amafaranga gute? Ukuntu winjiza amafaranga urabona hano hariho hasi, kanze mbereke. Hano hasi uri kubona hari option enye. Ya mbere ni ads, kabiri tasks, gatatu invite, then 4 ni withdraw. Ubwo uri kubona ko iri muri ads. Ads rero bisobanuye iki? Ads ni ukureba utuvideo twamamaza. Akavideo kamwe baguha 0.20 USDT madolari. Rero ni ibice 20, ndagira ngo ni muri yaba ari nko mu biceri 300 by'amanyarwanda hafi aho. Uraza hano, uraza kuri iyi option imeze utya kuri watch ads, ukandeho utegereze birodinge. Kubona ko rero dufite ibice 5. Tegereze uri kubona akavideo kari kwamamaza closing in 4 seconds, uri kubona n'amasegonda. Kandi kuri tegereze gutya. Uri kubona ko hano hasi
uri kubona akantu hejuru k'ubururu kari kugenda karangira, uri kubona ni ubuntu butatu kari kugenda bwose iyo burangiye uhita winjiza 0.20 USDT. Tegereze, ibi ni ibintu biririyo ntabwo ari fake. Twari dufite 0.5 USDT. uri kubona hano hejuru kuri total balance, mabereke aha uri kubona ko hageze 0.25. okay, reka turebe indi ads, turebe tese ibyo bice ko 20 biri kwiyongeraho. Tegereze loading. uri kubona ko hejuru ka kantu k'ubururu kari kwerekana ko iri kuba countdown iri gukora. Kadutegereze turebe, tegereze 9 seconds, 7 seconds. okay, turi hano hejuru kuri balance hari 0. urabona ko earned 0.20. uri kubona ko bya bintu bikora. none uri kubona uba ufite hano aha zimbereke hano kuri watch. uri kubona ko hano uba ufite 50 ads per day. okay, buri munsi ni ukureba ads 15 zihwanye n'amadolari 3. ubwo uburyo bwa ads mbonye uburyo bukora, ubwo ni ukuzireba mpaka uzirangije, ukandaho ikarangira, yaba gucya ukongera ugakandaho mpaka 15 zirangiye per day. noneho indi option yo kwinjiza ni hano kuri tasks, naho ukandaho. uri kubona hano join channel, ukandaho gutya join, bakakuzanira hano channel, ugakanda join, afu tugakanda kuri aka kantu, ugakanda kuri aka gacumu karebye hejuru, akambi karebye hejuru, bakakugarura kuri dashboard. uri kubona ko twari twarakozeho task imwe kuri enye, ugakanda join. uri kubona ko 0.05 added tasks zibaye ebyiri. noneho tukaza hano kuri iyi option ya kabiri start bot, ntukanda kuri start. okay, kande start, ubireke gutyo delivered lead. hasigaye uze nanone wikandire kuri aka kambi. uri kubona ko one task per 10 yabaye successful. ubwo ni ukuzaza ubikora. asigaye uze hano kuri subscribers channel, uzakanda kuri subscribe, bakujyane kuri YouTube. iyo channel izaza uzahita ukanda subscribe, wigarukire kuri dashboard yawe, uzasanga winjije 0.05 USDT. uburyo bwa mbere bwa kabiri turabonye aribwo tasks. noneho ubundi buryo bwa gatatu ni invites, byo bita gutumira inshuti. uraza hano ukopiye, ukande kuri copy, ukope ino link. rero iyi link
uzaza urayijyana uyohereza inshuti zawe. Uko inshuti yawe ijoyininze ukoresha iyo link yawe, uzaza winjiza 0.50. Ndumva ari ubwo nyine nimba idolari wenda riri kuvunjwa icyatanu, tayari uzaza uhita winjiza 750 mu manyarwanda ku muntu umwe utumiye. Okay. Noneho sasa twizera hano kuri withdrawal. Uri kubona ko withdrawal nabyo si ibintu bikaze. Payment method uri kubonamo USDT, TRC 20. Ibi ni ibintu byoroshye ku bantu bakoresha OKX and Binance. Uri kubona mu buryo bwa PayPal nabyo ndizera ko mu bantu bose bakoresha ibintu bya online ntabwo wayoberwa. Hano hariho mobile pop-up. Uri kubona ko mobile pop-up, urugero hano amount yo kubikuza ni 10 USD, ni amadolari 10. Okay. Hano ngaho phone number uri kubona ko waza ugashyiramo nimero yawe ya momo, hasigaye ukabikuza. Nuko nyine turi twagera kuri minimum withdrawal. Okay. Aya mbere narabikuje. Rero nimba nawe uri kumva ibi bintu ni ibintu byizewe, okay, wongere wisubire ubwo hano inyuma. Okay. Hano kuri dashboard ubona ko option zose naziberetse. Rero sharinga video ku bantu bose. After tomorrow nzahita mbakora video yo kubikuza. Okay. Thanks, shout out ku bantu mwese mwari munkurikiye, ndabakunda cyane. Iyi channel yanjye akenshi yibandaga kuri video z'inyamaswa, ariko nyine natekereza ati s'abanyarwanda waza aracangamo n'akantu ko kubereka uburyo bakorera money. Icyambere ni money, nta mpamvu yo gutakaza megabyte zawe ureba video zitazakwinjiriza. Thanks.